Mana yampamagaye isi umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndasengera buno bugingo kugira ngo buhaze imbaraga n'amavuta, ubwuzuza umuriro n'ubushobozi bw'Imana. Ndategeka buri dayimoni yose zagendaga zikagaruka, izo bamwohererezaga zikagenda zikongera zikagaruka, ndafunga uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo nukuri ijambo ryawe uko rizamanuka n'ibizasubira ridakoze icyo waritumye. Hari Urwa TV vuga butumwa. Yesu nashimwe cyane bakozi b'Imana, bene data. Tugiye kugirana ikiganiro cyiza cyane mbere yuko umwaka urangira. Ndifuza ko twaganira kuri ibi bintu nk'abantu twabanye uyu mwaka wose dusengana amasengesho ya saa 9, amasengesho ya saa 2, umwaka ukaba ugiye kurangira. Ndifuza ko twaganira kuri ibi bintu, biradufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, twifashishije ijambo ry'Imana. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:32 hari amagambo avuga ngo namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Mwari muzi ko buriya hari abadayimoni badashobora kugenda nubwo bakwirukanywa buri munsi, kubera ko umuntu hari ibintu byinshi ataramenyaho ukuri kwabyo. Sinzi niba yabona ari bukumvikana. Hari abadayimoni burya batajyanwa n'amasengesho, ahubwo bajyanwa nuko umuntu barimo yamenye ukuri. Akimenya ukuri ayihumuka ku maso, dayimoni zitazibwiza zikagenda. Ubu ngubu hari abadayimoni ngiye Fabrice batampata kubera ko namenye ukuri kw'amayeri yabo cyangwa se imikorere yabo. Hari abadayimoni batafata umuntu tubana nawe umuntu mbana nawe mu nzu, kubera ko abadayimoni bazi neza ko ngewe nzi ukuri ku buryo abadayimoni bafata. Kuko kimwe mu bintu bituma abantu baba mu bata bwa Satani ni kinyoma cya Satani. Nigeze kubaha urugero, babwira uburyo hari abantu bigwa barimo gufura, ashobora gufura abarozi bakahita bamuteza amahembe akamuca umugongo. Noneho ikinyoma cya Satani, kuko ni umubeshyi. Satani ni umubeshyi, yaje kubeshya abantu, akahita akubwira ngo ntabwo nta kindi kintu baye, nuko wiriwe urimo gufura imyenda utabiherukaga. Kumbi ni dayimoni yaziye muri cya kinyoma imuca umugongo. Umuntu gasanga umuntu akoze nk'urugendo agwaye amaguru, ngo hari we ngo nuko akoze urugendo, nyamara wari ubwo rugendo akoze ugasanga nta kantu kangana n'urwara. Kumbi dayimoni yo yahise iporofitira mu kavuyo, iraza icakira iki amaguru. Ugasanga wenda nk'umudamu agiye kwa muganga kubyara, abyabazwe, noneho abarozi barabimenye ko yabyaye abazwe, batangiye baroze ya nkovu. Ndabafite benshi cyane bagiye basubira kwa muganga bakabasatura ngo barebe niba hari ibintu by'ibikoresho, ibyuma n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'inka wenda bya bindi bagenda babahanaguza arimo kubabaga, ngo bibagiriwe mu nda, bagasanga reka wapi ntacyo. Kumbi bo batangiye kwataka ya nkovu, barayimuroga, iramurya, imutesha umutwe, sibyo? We Satani nyine aramubeshya kugira ngo amushyira muri cya kinyoma, ati nyamara ati nyamara hari ibintu bibagiramo kwa muganga, nyamara ntabyo. Kumbe ni cya kinyoma cya Satani nyine. So hari abadayimoni rero bajyanwa nuko umuntu yamenye iki ukuri. Nyamara uyu mudamu aramutse arambitse ikiganza kuri iyi nkovu akavuga ngo nakumenye uri dayimoni, ndagutegetse vusoka muri iyi nkovu mu izina rya Yesu, nta n'umuntu umusengeye arashobora kuba yakira. Ariko kubera ibitekerezo bye no kutamenya ko ari spiritual attack, bizatuma ya dayimoni igira gute ihaguma. Hari ibintu byinshi tubasha kumenya no gusobanukirwa mu ntambara y'umwuka, tukabohoka tudasengewe kubera ko twamenye ukuri, kuko ijambo ry'Imana ryabivuze 8 utabuze bwa Yohana 32. Nimumenye ukuri, ukuri niko kuzajya gute kuzaba batura. Haleluya. Ndifuza ko tuganira ku kuri, kandi ukuri ku ijambo ry'Imana, kugira ngo twinjire muri uyu mwaka mushyashya turi delivered,
tubohowe ku bintu bitandukanye. Ndakubwiza ukuri, uzajye ukunda gukurikira inyigisho zo kubohoka kuri Bohorwa TV cyangwa se n'ahandi hantu bazitanga. Iyo ukurikiye inyigisho zo kubohoka ukagira ibintu by'ukuri byinshi umenya muri intambara y'umwuka, ubwabyo iyo ni intambwe ya mbere ikomeye cyane yo kuba wabohoka ku bintu byose bishobora kuba bikuboshye. Mu masengesho atambutse navuze uburyo hari umwuka utera abantu mu nzozi ukabatera kurota basambana, kandi uyu mwuka wowe ntabwo ukuriho, wenda aho turi kuvuga ntabwo ukuriho, ariko ndakubwiza ukuri ni umwuka woretse abantu hirya no hino ku isi, kandi ni spirit from the family. Ni umwuka ukunda kuva mu miryango. Yego n'abarozi ashobora kuwukereya, ariko kandi bawukereya bifashishije imiryango. Uyu mwuka uteza umwaku mu rukundo, niko nababwiye, uteza umwaku mu rushako. Uyu mwuka wica amakwe. Igihe cyose umukobwa cyangwa umusore azarota ari gusambana, iteka ryose bikaba umugenzo, ntabwo azigera agira amahirwe mu rukundo, ntazigera agira amahirwe mu bintu by'urushako cyangwa ubukwe. Ndetse n'umugabo n'umugore babana mu nzu barota iyi myuka kenshi, barimo barasambana cyangwa bararyamana n'ibintu batazi, ibyo bita mu Cyongereza spiritual wife or spiritual husband. Ibi myuka ndakubwiza ukuri iteje amadivorce, iyi myuka yisha amakwe, iyi myuka iteza icyangiro, iteza inyatsi, ibintu nk'ibyo. Icyo mbivuge rero, iyi myuka rero iyo wamaze kumenya ukuri kwabyo, hanyuma ukavuga ati aha, burya kwa kundi byaba bimeze gutya, reka nangire nsenge nataka uyu mwuka, wamara no kubirota ukibyuka ukahita utangira kurwanya no kuwusenya, ukavuga ati dayimoni imaze kunsambanya mu kanwa, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, ntuzigere ugaruka mu buzima bwanjye ukundi, soka, ntuzagaruke mu izina rya Yesu. Kubera ko wamaze kumenya ukuri, ntabwo ukeneye Fabrice ugusengera, ahubwo ukeneye gutangira gukoresha kwa kuri wamenye, ugatangira gukoresha isengesho ryo guhangana na wa mwuka. Sibyo? Kabiri, hari umudamu umwe nigeze kumwirukanamo ibitega, bari baramuterereje, biranasakuza, biravuga, bimwonka amaraso, ndamusengera arabohoka. Arangira ambwira ngo nibagiye kukubwira ikindi cyifuzo. Ni kihe? Nkunda kurota mama wanjye wapfuye, ati icyo ntabwo nagisengera, uzagisengera cyangwa ukireke. Ko namubwiye ngo nuramukorose mama wawe wapfuye, ukimara kumurota ugakanguka, uzahita umwatira amazina umubwire ngo wa muzimu wa mama kanaka ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo, naho nyihuriye n'abantu bapfuye, ntuzagaruke mu nzozi zanjye. Yaje kubirota arabikora. Ikintu gitangaje, mama we yazaga kumubwira ngo uzaye wicara mu rugo, nyuma yaho yahise abona akazi, kuko mama umuzimu wa nyina abarozi bari barawifashishije mu kuboha uyu mumama ngo ntazigera abona akazi. Kuko aramubwira ngo uzajya wigumira mu rugo mwana wanjye, ariko ntamenye ibyo arimo aramutongera, kumbi ni ukubohera mu rugo, ntazigera ajya mu kazi. Ntabwo nigeze amusengera, namwirukanye witega gusa, hanyuma wageza gute nawe arawirukana uwo mwuka. Ibyo ntabwo ari ibyifuzo tuba dukwiye gusengera. Nabwana nawe uzabyisengera. Mwirukanye ibitega byakonkaga amaraso, unge no gusengera ngo inzozi ngo mama wapfuye, wowe amwirukanye. Mwigisha gutyo rero. So iyo twagize gute twamenye ukuri, ntabwo dushaka abantu benshi badusengera baturambikaho ibiganza. Akenshi natwe dutera intambwe yo kujya gute yo kwisengera no kwibohora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Izi nyigisho za deliverance ndifuza ko nzazigisha cyane muri ya mwaka ugiye kuza, ariko zitahuye n'amasengesho. Ntambutse ibiganiro bitandukanye, ibiganiro yewe binahuye bigenda wenda bisanisha na gospel, ariko cyane cyane kuko mu bintu maze kubona ko abadayimoni nibo bantu baba bihishe inyuma y'ibintu byinshi cyane. Abadayimoni nibo bantu bihishe inyuma y'ibintu byinshi cyane. Ugasanga nyine umuntu afite ibicano bimuboshye muri societe, na societe igiye kugira ingaruka kubera ibicaniro umuntu yifitiye. Yes. Ndifuza ko tuza kuganira ku cyanditswe kiri muri Matayo, muri ya gahunda yacu nyine yo kwigisha abantu kumenya ukuri. Tubaguza kwa Yohana 8:32. Haleluya.
ngira ngo iki cyanditswe kiri muri Yohana 8:32 ndifuza ko cyazaba intego yanjye y'uyu mwaka ugiye kuza wa 2026, to know the truth and to get deliverance, kumenya ukuri hanyuma tukabohorwa mu izina rya Yesu. Ndifuza ko ari cyo cyanditswe nzakoresha cyane, cyangwa se kizaba nk'intego yanjye, kwigisha abantu kumenya ukuri gusa, kumenya ukuri ku bintu bitandukanye gusa. Ndifuza kandi igitekerezo kije none ndimo ndavuga amagambo kije akakari kuvuga amagambo. Ndifuza ko icyanditswe cy'umwaka nzagenderaho uriya mwaka wa 2026 is to preach, to teach the people to know the truth. Ni ukwigisha abantu kumenya ukuri gusa. Niba bamara kumenya ukuri bazaba delivery, bazabohoka. Uziko namukumenya ukuri ko ibintu byihishe mu bana bawe, ku mugabo wawe, no gutsindwa kwabyo kuzakwageza gute, kuzakwagaragaye. Reka mbaye nk'urugero, njya nkunda kujya mu churches atandukanye no mu byumba by'amasengesho bitandukanye. Mwari muzi ko njya nkunda kujya mu byumba by'amasengesho, ariko iyo bampagurukije ngo mbwirize, nkabwiriza ku nyigisho zo kubohoka, kuri deliverance, ikintu kiba muri icyo cyumba cy'amasengesho cyangwa muri icyo church, haba ikintu kimeze nk'umukwabu wo gufata imbaraga z'abadayimoni ndetse n'abarozi. Haba nk'umukwabu. Kubera iki? Nyine abantu bigishaga, abantu basengeraga aho ngaho, nta muntu wavugaga kuri dayimoni. Kubera ko nta muntu wavugaga kuri dayimoni ngo azigisheho amenya amabanga ya Satani, ziratuza. Muraririmba zikaririmba, murasenga zigasenga, ijambo ry'Imana nazo zigatega amatwi zo kumva ijambo ry'Imana. Nuko noneho iyo hagize umuntu winjira muri urwo rusengero ameze nk'umuntu winjiranye igisasu, wa undi utangiye kujya gute kuvuga ku bintu by'abadayimoni, ntigeze kujyana bagati muzi ukuntu abarozi babohereza ibintu hejuru y'amabatiriri, ndavuga inyigisho zo kubohoka. Dayimoni tutangira kuvumbuka tutaratangira no gusenga. Kubera iki? urimo urazivuga wenda reba nk'urugero, uramutse uri nko mu bantu benshi, ukumva umuntu avuze amazina yawe, ukumva umuntu atangiye kugucyurira, ukumva umuntu atangiye kukuvugaho ibintu bibi, ukumva umuntu atangiye kukumenera amabanga, wakwishima ahantu uri, nubwo wenda atawe agutunze urutoki, ariko byanga bikunda avuga ati umuntu ngiye bari kuvuga tu, ugira ubwoba, ugahinda umushyitsi, umuriro uragiye, ugira ubwoba, ugahinda umushyitsi, ukagira gute, ibintu nk'ibyo. Kubera iki? Kubera ko barimo barakuvuga. Na dayimoni rero nazo nuko, iyo turimo turazivuga, turazigishaho ku bantu bazirwaye cyangwa se ku bantu zirimo, ziratangira imuro isugaruka, ziratangira zigahinda umushyitsi. Ati batuvumbuye twibwirize tugende. Nuko nguko rero niyo mpamvu nifuza ko utabuza kwa Yohana 8:32 aricyo cyanditswe nzagenderaho uyu mwaka wose tugiye gutangira wo kubwira abantu kumenya ukuri, kandi bamenye ukuri bakajya gute, bakabatuka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Yego. Hanyuma reka dusome Matayo 12:43. Narahasoma Matayo 12:43 narahasoma. Hari abantu muri deliverance tujya dusengera bagakira, ariko nyuma bakongera bya bintu byabavuyemo bikongera bikagaruka. Ni wari urwaye umugongo tukagusengera, umugongo ugakira, hanyuma bya bintu byafashe mu mugongo bikongera bikagaruka. Yego ndabyumva, ari igihe bitagaruka ku rwego byari bifite, ariko bikagaruka. Nibyo tugiye kujya twaganiraho. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo funga imiryango cyangwa se amarembo yawe, dayimoni yirukanwe muri wowe itongera kugaruka.
nibyo bintu tugiye kuganiraho. Uko wafunga amarembo yawe cyangwa se amarembo y'inzu yawe kugira ngo dayimoni yirukanwe muri wowe itabasha kujya kuba yagaruka. Reka dusome muri Matayo 12:43. Dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo, yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuye, iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba kuba iki gihe kibi. Ntabwo twavuga ngo Imana ishimwe cyangwa se ngo haleluya, ahubwo twavuga ngo Imana idufashe cyane kandi turwanirire mu izina rya Yesu. Iki cyanditswe abantu ntabwo bakunda kugitekerezaho cyane, ariko ni icyanditswe kiri very terrible, giteye ubwoba. Aya ni amwe magambo Yesu yivugiye ku giti cyiwe. Yesu wavuze aya magambo yirukana abadayimoni mu bantu, akavuga aya magambo ntabwo ari amagambo yoroshye dukwiye gufata minenegwe, ahubwo ni amagambo dukwiye gutekerezaho mu buryo bwimbitse. Umwami Yesu arimo arazura abantu, arimo arirukana abadayimoni ngo bitwa ingabo benshi mu muntu, benshi. Yarangiza akavuga aya magambo. Ibi bintu turabyita iki? Yesu aterura amagambo aravuga ngo dayimoni iva mu muntu, iyo ivuye mu muntu ntabwo ipfa. Dayimoni ntabwo zipfa, kimwe nuko abantu batajya bapfa. Abantu bahoraho iteka ryose, na dayimoni zihoraho iteka ryose. Abadayimoni ni abamarayika, natwe turi abantu. Abamarayika ndetse n'abantu ni ibiremwa Imana yaremye kugira ngo bibeho iteka ryose. Ntabwo ari ibiremwa bipfa, no, ni ibiremwa bidapfa, byaremwe n'iki n'Imana. Murabizi ko Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho iteka ryose, akamubwira ngo umunsi wakoze icyaha gupfa uzapfa. Ariko Yesu Kristo yaje kugira ngo twongere tubeho ubuziraherezo. Ntabwo umuntu apfa, yaba ari umupagani yaba ari umukiranutsi, ntabwo bajya bapfa. Murabyibuka inkuru ni muri Luka 13:16 hafi aho ngaho, iriya nkuru ya Lazaro na Nyamutunzi barapfuye. Urumva barigeze bapfa? Mu isi barahavuye, ariko abamarayika batwara hehe Lazaro? Muri paradizo. Hanyuma Nyamutunzi bamujyana he? Ikuzimu kubabazwa. Urumva ko abantu ntabwo tujya dupfa. So n'abamarayika yo ntabwo bajya bapfa. Babandi bajya bavuga ngo Imana kuki Satani utamukuyeho ukamujugunya mu isi, ni ibiremwa bitajya bipfa. Ni ibiremwa bitajya bipfa, bihoraho iteka ryose. So hanyuma rero dayimoni iyo tuyirukanye mu muntu ntabwo tuba tuyishe, nta nubwo abadayimoni bapfa. Icyakora ikintu gipfa ni amasezerano, covenant, their covenant. Amasezerano yabo ni yapfa, sibyo? Impamvu zituma baza muri wowe kukubaha, kukurwanya, nizo zipfa, nizo zikuraho, ziteshwa agaciro. Ariko dayimoni nk'umwuka ntabwo ujya upfa. Yes. Ikindi, umurozi ashobora gupfa kuko ari umurozi, ariko spirit y'umurozi ntabwo ipfa. Umwuka w'umurozi ntabwo apfa. Nsengera abantu barozwe n'abantu barapfa, ariko spirit yabo cyangwa se umwuka basize bashyizemo n'ubundi kibarimo. Umurozi ashobora gupfa yego, yakwerezaga ibintu, misiyo yo kubikohereza nayo ikabijya gute, nayo ikabirarangiye nawe bigapfana. Ariko hari umurozi w'umuhanga ushobora kukuroga ibintu bikakugumamo, yapfa bigakomeza bikakugumamo, kubera ko bifite amahame cyangwa se amategeko akomeye, itegeko ryo mu mwuka ryazanye nabyo muri wowe. Ariko wundi ukohereza amahembe agasunika, yaragutwaye nk'imwenda cyangwa ifoto, akohereza akarungika, kagenda gakora ibintu by'imihango, ukayakumva ibintu biragufasha.
uyapfuye na bya bindi bye birapfa, ariko umuntu wagufasha akagutanga ibitambo, agakora imihango itandukanye, akagutanga ahantu runaka, akora imihango ifite amahame, akatura amagambo akomeza, iyo apfuye wa mwuka n'ubundi nagupfa ukomeza muri wowe. Imana imfashe nze guhuza bino bintu ne gutakara, kuko ndimo nigisha ibintu bya deliverance ngenda ninjira mu kindi, gusa Imana ize kumfasha, umwuka wera umfashe. Dayimoni ngo yivuye mu muntu irirukanka ahantu hadafite abantu cyangwa se ahantu irazerera, kuko ni umwuka utayupfa. Ariko ikintu gitangaje muri iki cyanditswe, dayimoni nubwo yavuye mu muntu iracyigamba, iracyavuga ko wa muntu yavuyemo ari inzu yayo. Sinzi niba wenda turimo kumvikana. Dayimoni yirukanwe mu muntu, ariko nubwo yirukanwe irimo kugenda, iracyavuga ko ifite inzu, iracyavuga ko ubugingo bw'uriya muntu cyangwa se inyama n'amaraso by'uriya muntu ari inzu ya dayimoni. Irimo iragenda ariko ivuga ngo ndacyafite iwanjye. Iyaba warubizi, iyaba wabimenyaga. Haleluya. Uyu mwuka wavuye mu muntu uracyagenda wumva ko byanga bikunda ugifite ahantu hawe, nubwo igiye by force, by power of Holy Spirit, ariko iracyavuga ngo inzu yanjye, iracyaririmba, iracyavuga ngo inzu yanjye iracyaburana inzu yayo. Ngo igiye rero igenda ivuga ngo inzu yanjye iracyahari, iza kugaruka to visit inzu yayo, igaruka gukora visite ku nzu yayo, yasanga ngo inzu ikubuye, iteguye, imeze fresh, ntabwo ihita yinjiramo. Ngaho bwangu iragenda ikazana abandi badayimoni bangaye bari 7. Karindwi ni umwuzuro w'Imana, karindwi ni imvugo ngereranya, ntabwo ari ukuri kuzuye. Ishobora no kuzana abadayimoni 7,000 cyangwa 300 cyangwa 5,000. Umubare karindwi ni imvugo ngereranya, mbega ni nko kugaragaza ko izana abadayimoni benshi bakinjira muri wowe. Ubwo bya bindi bya mbere bya wa muntu yasengewe, umva noneho ngo bita birushaho kuba bibi. Turi kujya muri vuga ngo uko ushobora kurinda amarembo y'inzu yawe, kugira ngo dayimoni yirukanwe muri wowe itajya gute, itagaruka, kugira ngo uburwayi bwirukanwe muri wowe butagaruka, kugira ngo amarozi yavuye muri wowe batongera kuyasunika, kuyarungika. Ni gute ushobora kujya gute gufunga amarembo y'inzu yawe? Imana idufashe cyane. Ndi kuri iri jambo ntabwo ndarivaho tutasobanukiwe ibintu byose byanditse muri iri jambo, ntabwo ndivaho. Dayimoni yagiye, ariko abango reka nisubirire muri ya nzu yanjye navuyemo. Iracyimba, nubwo hari abadayimoni twagusengeye bakakuvamo, ariko ahantu bari barakigamba, baracyavuga ngo uyu muntu aracyari uwanjye, baracyavuga ko uri inzu yawe. Iyaba wari uzi aka kana, iyaba wari ubizi. Ese ari umunsi twagusengeye urakira? Dayimoni zakuvuyemo, umurozi wakurogaga aracyashaka uburyo yagira gute yakwikusanya, akazana n'igitero gifatika kikinjira muri wowe. Hanyuma ibya nyuma bya mbere byawe byo ngo byari birawo nyine, ariko ibyayusha kuzaba bibi. None Yesu aragira avuga ngo uku niko bizaba ku bantu b'iki gihe kibi. Turi mu gihe kibi, n'umwami Yesu Kristo yarabivuze. Uku ngo ni ibi bintu, izi operation, kano kavuyo, kano gatogo, imizimu, ububata, ubucikarafuti, ububurozi, umva ngo ibi bintu maze kubabwira nibyo bizaba ku b'iki gihe kibi, kandi koko ni nabyo birimo kuba kuri iki gihe kibi. Abaposozi, abapastors, abapadiri, abihayimana, abakozi b'Imana, bavuga butumwa, abahanuzi batandukanye bajya bagerageza gusengera abantu mu buryo bwa deliverance bagakira, bakajya guta ibintu nk'ibyo, ariko dayimoni ugasanga ziracyakomeza kuba karande ku buzima bwabo. How can you close your gates kugira ngo dayimoni zavuye muri wowe zitongera kugaruka? Nibyo bintu tugiye kujya gute kuganiraho mu buryo bumeze gutya.
ikintu cya mbere ntekereza gishobora kuba giha za dayimoni zavuye muri wowe uburenganzira cyangwa se zimeze nk'ukuntu wenda umuryango wawe bituma urangara mu isi y'umwuka. Ikintu cya mbere ntekereza ni ugutunga ibintu bifitanye isano n'abadayimoni cyangwa se n'ubupfumu ndetse n'ibyaha. Ni byinshi ndagenda mbabwira, ariko nkurikije kandi ngendeye mu murimo w'Imana dukora nyine, kuko buriya niba uri umwarimu wigisha hari experience ufite mu bwarimu byanga bikunda, si byose ikintu cyose ubayemo ukora ugira experience yacyo, icyo cyo tucyumvikaneho. So ngende kuri experience rero y'ivugabutumwa nkoze igihe kitari kinini cyane, kuva 2017 gutyo, reka rero duhera kugeza uyu munsi, ikintu cyitwa gutunga ibintu by'abapfumu mu nzu iwawe, mu rugo iwawe, ngo hari imiti yavuye mu bapfumu, ngo hari ibiki, ikimiti reka wenda tukihorere. Hari imiti ngiye Fabrice ngiye nkahira imiti ntabwo ngiye ari y'abapfumu. Imiti umupfumu wakwiye kumupfumu, wakwiye kumurangi, batongereye amashitani, yahiwe kubera abazimu, kubera abakurambere bayibarangiye. Iyo miti ifite cases, ifite amasezerano akomoka ku mbaraga za Satani. Iyo miti izagukorera ishyano, kubika ibintu mu nzu ahantu hagiye hatandukanye bifitanye isano n'abapfumu baguhaye ngo biguha amahoro, ukoreho nk'amashaba, ibintu nk'ibyo. Nyabuneka ibyo bintu bizatuma dayimoni iza yinjire muri wowe nubwo bayikwirukanyemo. Ikindi cya kabiri, icyaha. Ngo iraza dayimoni ngo yasanga inzu ikubuye nta kintu kirimo, aho wowe ndeka tujye duhindura amasengesho, byo ubwira Imana ngo Mana, aha hantu dayimoni uyu mwanzeri yicaye, huzuze umwuka wera, huzuze ijambo ry'Imana, huzuze umuriro. Nibwo dayimoni izaza isange hari urukuta haruzuye nyine, ntabwo hakubuye. Wenda ushaka kumva ijambo ngo gukubura ukagira ngo ni isuku, hoya, harimo ubusa, nta kintu kirimo nyine cy'uburinzi, cy'imbaraga, cya autorite, cy'ijambo ry'Imana. Zaburi y'119 umurongo waho wa 11, Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntajya ntagucumuraho. Urimo urasengerwa nibyo, ariko ntabwo ushaka kuba umukiranutsi, ntabwo ushaka kusoma ijambo ry'Imana, ushaka kwiga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni ikibazo gikomeye cyane. Inzu yawe irimo busa, tangira kuyuzuza amasengesho no gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ati meni umudayimoni nta kintu kimwirukana no gusaga no kwiriza ubusa. Niba ngombwa niyiriza ubusa, ariko muri we, kuko hari abadayimoni batajyanwa n'amasengesho asanzwe, bamenyereye amasengesho. Tujye tubabwiza ukuri. Nabwiye ngo uyu mwaka ugiye kuza ngiye kubabwiza ukuri kugira ngo tubatuke. Hari abadayimoni bamenyereye amasengesho, my friend, bajyanwa n'andi masengesho y'imbaraga arimo kwiriza iki ubusa. Nibona hari agasuzuguro kanze gucika ku buzima bwawe, making fasting prayers, kora amasengesho yo kwiriza ubusa urebe. Hanyuma iyo twirije ubusa, umubiri wacu utakaza imbaraga, ariko ubugingo bukakira iki? Imbaraga, kandi bukagotwa n'umuriro mwinshi. Dayimoni ntiba yashobora kwihangana gutura muri uwo mubiri. Dayimoni ntibe yavuga ngo iyi ni inzu yanjye reka nsubireyo, kandi huzuye umuriro, huzuye ubushobozi. Mu gihe urimo urasenga Imana, shaka ukuntu uzajya ubwira Imana ngo Mana, uzuza umubiri wanjye amavuta, uzuza ubugingo bwanjye umuriro. Dayimoni n'izintera zisange hari umuriro, ngotesha urukuta rukomeye rw'umuriro w'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni niziza zisange ndi strong, zisange ndi umuriro utwika. Haleluya. Sanga uri imbaraga, sanga uri umuriro, sanga uri ubushobozi mu izina rya Yesu. Uko niko kuzuza ya nzu yawe, gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, kwiriza ubusa, guterana, kuri imindimo zo koranya Imana, ukuri ubwiza bw'Imana, niko kuzuza ya nzu. Nawe Fabrice nagusengera
kuri Worwa TV ugakurikira amasengesho, umugongo ugakira, ukagenda ukidamarira, uzi neza ko hari ibica, uzi neza ko hari abarozi bakugendaho. Ntushake amavuta y'Imana, gukiranuka kw'Imana, imbaraga z'Imana, kuzuza imbaraga z'Umwuka Wera ahandi dayimoni yavuye. Mwabyumvishe iragende, ariko igihe ijambo rivuga ngo hari inzu yanjye nsize nzasura gusura, nisanga nta kintu kirimo, nisanga nta Mwuka Wera, nisanga nta sengesho, nisanga nta jambo ry'Imana, nisanga harimo inzika, harimo ubusambanyi, harimo umujinya, harimo gutukana, harimo agahinda, harimo kwicuza, harimo nzagenda nzana abandi badayimoni nka batayo, twinjire muri we tumwica urubozo. Iyo dayimoni zije zigarutse gusura inzu, zigasanga harimo ishyari, harimo gutababarira, harimo agahinda. Hari nabo dayimoni ziza zikabwira ngo reka ntabwo wakize. Iyo dayimoni ije kukubwira ngo ntabwo wakize, ukavuga tuzi ko bishoboka, bafashe ibitekerezo byawe. Nababwiye ngo nimumenye ukuri kuzabatura. Kwizera udashidikanya, gushidikanya no kutakize, dayimoni zije gusenya igitekerezo cy'ububasha n'ubutware na authority ufite muri Kristo Yesu. N'uburyo Kristo Yesu ari umukiza, baje kubisenya muri wakubwiye ko utakiza, kubwiye ko ibintu biranga. Dayimoni niza yagutisongera igufate ikwinjire. Bisaba kufunga imiryango yose, kwizera ko Kristo ari umukiza yagukije bidasubirwaho, ugasubira mu ry'Imana. Ikindi ugasenga. Buri abantu basenga amasengesho nabo ni abantu bakunda kujya kutamenyerwa n'ibyo bicano by'abarozi, cyangwa se kutohereza ibintu ngo bize cyangwa se kudasurwa n'iyo myuka ngo ihite yinjira muri. Yes, biragoye ko umurozi yaza mu nzozi akangaburira ibyo kurya nka bijya Fabrice. Biragoye, ibyo bintu biragoye. Ariko abandi babazanira ibintu by'ibinyama mu nzozi, akagira peta akarya kabisa, akabika mu gitondo afite iseseme, akirirwa umunsi wose atariye, yenda kuruka, yagugaye mu nda kubera bamugaburiye, nta kabaraga, nta kantu kibereye, inzira kubuye pe. Ndetse mbabeshye, nabwiye ngo uriya mwaka n'umwaka wo kubwiza abantu ukuri, hanyuma kukababatura cyangwa se ni kubabature bitewe nuko babyitwayemo n'akazi kawe. Ariko niba uzi kuri turimo kuriya, menya ngo uri umunyantege nke, menya ngo uri umuntu rwose mwisi umwuka nta kabaraga, mu masengesho nta kabaraga, mu ijambo ry'Imana nta kabaraga, muri Bibiliya reka da nta kabaraga. Umunsi umwe twari turi kuri live Google Meet ya Zoom ku cyumweru, ndabwira ngo reka buri wese atubwire icyazwe kiri kumufasha. Ariko hari abantu bagiye bajya gusoma, bagasoma, ariko kandi navuze ngo mubavuge mu mutwe. Hari abandi bahitaga bava kuri live bakagenda ngo nabatomboza. Ariko se niba koko uri umukristo ukaba nta byanditswe nka bitatu zo mu mutwe, wabwira umuntu, wabwira dayimoni, wabwira Imana, uri murasenga, uri muravahe, uri murajyahe? Ubu Kristo niba Fabrice tumaze igihe cy'umwaka dusenga amasengesho saa 9 na saa 2, ntabwo nkwiriye no kuba nakwigisha inyigisho ziraho ngaho za fake. Nkwiye kuko icyo twita advanced teachings, ariko ziri deliverance. Advanced teachings nizo nkwiye kuba nabwira abantu. Inyigisho ziri hejuru mu byo kubohoka, apandi tuntu twibanze, kuko tumaze igihe kinini dusenga. Twakwiye kuba tuzi ijambo ry'Imana, tuzi ibyanditswe byera, twabwira dayimoni igihe turimo turasenga, twabwira Imana mu gihe turimo turasenga. Narababwiye ndababwira ngo, ariko abantu bari kunyandikira kuri WhatsApp yanjye, telefone yanjye yapfuye. Yini mfite ndi gukoresha, iyo nakoreshaga yanjye maranye igihe yapfuye. Taburo yabaye umukara, yikubise hasi irashwanyagurika, taburo ihinduka umukara, nta kintu na kimwe. Abantu bakunyakira kuri WhatsApp ntago byaboneka, biraza kudindira ukuntu naza kuyikoresha. Abantu barakunyakira kuri WhatsApp rwose ntago ndi kubibona pe, ntago ndi kubibona. Birasa kugira ngo nze kuza kuyikoresha. Yini ndi gukoresha kugira ngo mbashe kuba na uploadinga ama video nayanyuzaho, ariko iyanjye bwite iriho WhatsApp ejo yarapfuye. Ni inshuro ya kabiri ipfuye, ariko nyumva nakundi. Sinukuntu mbyibutse. Ubwo hageze abantu banyandikira kuri WhatsApp, hageze ibintu bari kunsobanuza rwose narayikoresha, nimujye ngo nukubirengagiza yapfuye. Birasa kugira ngo bagende bashyiremo indi noza, ikirahure na byose.
yangiritse cyane mu buryo bukomeye. Ntacyo wamamaga sinabibona, abanyarwanda sinabibona, byose yapfuye mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma nibyo nari ndimo ndavuga, nitumenya ukuri tugagira ibintu byo dusobanukirwa nk'abantu dusenganye umwaka, twari dukwiye kuba turi kwigisha abantu inyigisho zikomeye cyane zo kubohoka, apana ibintu by'ibanze. Haleluya. Mu gihe urimo urasenga rero uzajya ubwira Imana ngo Mana nyambika imbaraga, nyuzuza umuriro, ubugingo bwanjye buhaza amavuta. Dawidi yarabisengaga ngo ihembe ryanjye ryuzuza amavuta. Niko Dawidi yasengaga, ihembe ryanjye uryuzuza amavuta. Dawidi agasenga Zaburi 104 ngira ngo abamarayika Imana bahindura umuyaga bagatumwa, ngo ariko abagaragu bayo ibahindura amakara yaka. Ngaya amasengesho ari advanced. Abantu bo kuri Rwa David dukwiye gusenga, kubwira Imana ngo Mana duhindura amakara yaka, duhindura umuriro, duhindura imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uri umuntu ukwiriye gusengerwa ihembe rikarekura umugongo ejo rikongera kugufata. No. Niba ari imbaraga za Yesu Kristo zakwirukanya muri iryo hembe, kuki rigaruka? Close, funga irembo ryo ryose ryatuma dayimoni ziza gusura inzu zavuyemo zikongera zikagufata. Funga mu izina rya Yesu. Ni ibintu byinshi nuba navuga, ariko reka ndekera iminota yo kuba myinshi. N'ubundi uyu mwaka wose nibyo tugiye kujya twakora. Ikindi kintu, ku itariki 31 saa 5 za nijoro n'igice, nko kugeza saa 6 n'igice, tuzaba turi mu masengesho ya deliverance, amasengesho y'imbaraga, amasengesho yo kwambuka umwaka, amasengesho y'ubuhanuzi, amasengesho yo gusengera ibintu twifuza ko Imana izaduha mu mwaka mushyashya. Genda wandike nk'ibintu nka 3-5 wifuza ko Imana izagukorera muri mwaka mushyashya ugiye kuza, cyangwa se wandike n'ibintu nka bingahe wumva ko Imana yakwirukana burundu mu buzima bwawe muri uyu mwaka, hanyuma reka kuremera undi mwaka, sibyo? Ariko nubwo ari amasengesho y'imbaraga yo kubohoka, ndifuza ko yazaba n'amasengesho yo gushima Imana, sibyo? Abantu twasenganye kuri Bohorwa TV, numva ushaka gushima Imana uzashima Imana, ariko tuzaturi muri commentaire hano ngira ngo simbizi. Nushaka no gutanga ituro ryo gushima Imana uzaritange icyo gihe nta kibazo. Iwacu ku rusengero twatanye envelope, twatanye amabahasha, tuzashyiramo amafaranga tujya gusoza umwaka. Gusa ntabwo ari muri iryo joro, kubera ko ku rusengero iwacu rwafunzwe muri ziriya nsengero zitujuje ibisabwa. Ahubwo ku cyumweru gikurikiraho cya bonane nibwo tuzatanga ituro ryo gushima Imana, cyangwa se ituro ry'umwaka. Muri Kiliziya Gatolika naho barabikora, ituro ryo gushima ry'umwaka. So abantu twasenganye kuri Bohorwa TV, niyo mwarahaboneye Imana, ubwo namwe uko Imana izakuyobora niko uzabikora. Hanyuma dushima Imana, ndetse tunatera n'inkunga umurimo w'Imana wo kuri Bohorwa TV, kuko turifuza kwagura ivugabutumwa ryacu mu buryo bw'imbaraga kandi mu buryo bukomeye cyane. Reka dusenge. Iki cyanditswe nzakigarukaho mu buryo buri deep, gusa nakivuzeho yego, ariko nzakigarukaho nasenze, hanyuma tukinjiyemo mu busesenguzi bwacyo. Gusa ukuntu wafunga ayo marembo ni ukwirinda icyaha, ikindi kumenya ukuri, ndetse no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukizera ko ibyakuvuyemo nta mpamvu bigomba kugaruka mu izina rya Yesu Kristo, ndetse ugikira ukibohoka ukabizirikana, wavuga ngo dayimoni we ntuzongera kungaruka mu izina rya Yesu. Hanyuma ugafungira imiryango, ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, mbega ukuzuza iyo nzu imbaraga zikiza umwuka wera, amasengesho n'ijambo ry'Imana, kugira ngo za dayimoni zigenda zikavuga ngo nyamara dufite inzu twasize tuzayisura, zizasange rwose hari urukuta rukomeye rugukingiye. Ikindi, ururimi rwawe mu gihe urimo urasenga ndetse no kwizera, nabyo bishobora kujya gute, amagambo ukunda kwatura mu gihe urimo urasenga nayo ashobora kukubera urukuta rukomeye rufunga ya miryango ntirangare mu isi y'umwuka. Kuko itegeko ryo mu mwuka riravuga ngo dayimoni ntabwo ipfa, ntigenda ngo gutyo gusa, iragaruka
igasura ya nzu. Gusa icyo ugomba gukora ni uko nyine waruzuje ibintu by'Imana muri wowe, kugira ngo wa mwuka wa Satani utabasha kugaruka guturana n'iby'Imana nibe byakunda. Ushaka gusenga ukabwira Imana ngo Mana, uzuza umuriro ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye, amarembo y'inzu yanjye dayimoni yose yakwinjiramo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Funga, hashira uburinzi, hashira amaraso ya Yesu Kristo, hashira umuriro. Hari ahantu ndimo kubisoma se? Nta handi kubisoma naho. Hashira umuriro, hashira imbaraga z'Imana, hashira uburinzi, hashire. Hanyuma nabyo bishobora kuporoteja mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Birababaje kuba tugiye kurangiza umwaka hari abantu bakibera iwabo ahantu bavukiye, hari abantu bakirota bari ku mavuko. Byaba bibabaje, biteye agahinda. Gusa muri kiriya gitaramo gisoza umwaka tuzabikora rwose. Uzavayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Ngendeye ku magambo y'Imana tumaze kuganira, tugiye gusenga isengesho ryo gufunga amarembo yose dayimoni zinjiriramo. Kabiri, tugiye gusenga isengesho ryo gusaba Imana kuzuza no guhaza ubugingo bwacu iby'umwuka mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Samura ikiganza cyawe. Imbere yanjye hari itara riba ryambangamiye ariko nta kundi. Zamura ikiganza cyawe uvuga ngo Mwami Yesu, ndagushima ko ushobora byose. Ndagushima ko ufite imbaraga zihagije zo kunyiza no kumbohora. Dayimoni zamvuyemo cyangwa ibigenda bikagaruka mu izina rya Yesu. Ndavuga ko nta burenganzira zimfiteho uhereye uyu munsi. Uvuga ngo ndiyambura imirimo yose ya Satani, yaba ibyo nari mfite, yaba amasezerano yarandiho, ndayasenye mu izina rya Yesu. Uvuga ngo Yesu, kora ku buzima bwanjye umbohore, ngirira neza, mu mugisha, nkuraho imyuka igenda igaruka mu izina ryawe Yesu. Ubugingo bwanjye buhaza amavuta, bwuzuza umuriro w'Imana mu izina ryawe Yesu. Uvuga ngo amarembo y'inzu yanjye yararangaye mu mwuka, ndayafunze mu izina rya Yesu. Dayimoni ntuzongere kwinjira muri njye, ntuzongere kumva ibitekerezo, ntuzongere kunkoresha mu izina rya Yesu. Uvuga ngo ndiyambura amakode y'abadayimoni, ndiyambura ibyaha byanyizingiyeho mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga ngo ndabohotse, ndizera Kristo ko ari umukiza, umucunguzi w'ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Uvuga ngo Mwuka Wera uzura ahantu dayimoni zari zituye, uzura muri nge, nyuzuza imbaraga, magusoma ijambo, nyigisha gusenga mu butware, ba muri njyewe iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Reka ngusengere ino sengesho. Mana yampamagaye isi umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndasengera buno bugingo kugira ngo buhaze imbaraga n'amavuta, ubwuzuza umuriro n'ubushobozi bw'Imana. Ndategeka buri dayimoni yose zagendaga zikagaruka, izo bamwohererezaga zikagenda zikongera zikagaruka, ndafunga uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo ni ukuri ijambo ryawe uko rizamanuka n'irizasubira ridakoze icyo waritumye. Hari impamvu washatse ko nicara kuri kamera, haleluya, nkigisha abantu aya magambo yo kubohoka, kandi wavuze ngo nitumenye ukuri tuzabatuka. Tubabwiza bwa Yohana 8:32. Ndategeka ubu bubata bwa Satani bwari bwaraboshe uyu muntu akimara kumenya ukuri,
yakire kubatuka mu izina rya Yesu. Wambaraga we zarapfutiranye ibitekerezo bye zigatuma atamenya ukuri, zigatuma atidegembya, ndagutegeka kurekura buno buzima uyu mwaka utararangira mu izina rya Yesu. Akira kubohoka, akira impinduka, akira ubuzima, umugongo ukire, amaguru akire, mundu ukire, umutwe ukire, izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ubwo bwami bwose nibukurekure, ibyari bikuboshye bikurekure, ibyagutwaje igitugu igihe kinini bikurekure. Mavuta y'Imana kubohore mu izina rya Yesu Kristo. Uhagirwe kuva ku musatsi kugeza ku birenge. Mivumo na karande, amarozi n'imitongero birekure ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko uri Imana iduhagisha mu mwuka, utwuzuza imbaraga, twuzuza iby'umwuka muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera, ntukemere haleluya ko kubangikanywa n'imyuka mibi y'amarozi n'imitongero mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazu. Urakoze kuko uri Imana ishobora yose. Urakoze kuko uri Imana ifite imbaraga. Turasengera izo mpera z'umwaka, Uwiteka ubane natwe, uduhe imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Uriya mwaka ugiye kuza uzahinduka umwaka wo kuvuduka mu bukungu, mu iterambere, mu mpano z'umwuka wera, mu kugukorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twebwe n'imiryango yacu turishinganishije uriya mwaka ugiye kuza. Ntazagira uwo mu muryango wacu twumvaho inkuru mbi, turabyanze mu izina rya Yesu Kristo. Turashinganisha abana bacu, turashinganisha abo twashakanye, turashinganisha imishinga yacu, turashinganisha ibitekerezo byacu, turashinganisha akazi kacu, ibyo dukora turabishinganishije, turabisenge bizahinde ku by'umugisha muri uriya mwaka ugiye kuza. Tubisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka wera. Amen. Imana ibamugisha, Imana ibarinde, Imana ibagire neza ku bw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndizera ko abantu mwagize Noheli nziza. Twebwe twari dufite anniversaire y'umwana uje imyaka 5, byagenze neza. Ndizera ko n'abandi Noheli yagenze neza kandi na bonane nayo izagenze neza. Tugutumiye rero muri amasengesho y'itariki 31 z'ukwezi, ukwezi turimo dusoza umwaka twinjira mu mwaka mushya. Tuzatuma turasenga kuri Horwa TV ndetse tunashima Imana mu buryo bwose bufatika. Imana ibishimire mu izina rya Yesu Kristo. Kandi like na subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ibiganiro nk'ibi uzajya ukunda kubibona kuri Horwa TV mu masaha atandukanye. Tumva ko tugiye gutangira umwaka wo kwigisha abantu kumenya ukuri kandi bamenye ukuri kuko ababatura. Imana ibamugisha. Bye bye.